message ya mbere iragira ngo abantu nibimika urukundo ubuzima bwabo ntibuzongera gusenyuka ukundi, ariko nibimika urwango abarwimika bazasenyurwa n'ibyo bihitiramo ubwabo, kuko ubwenge bwabo buzaba ari ubucagate. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha w'Imana ubane namwe mwese aho mudukurikiye muri, aho muherereye, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza. Turi hano kugira ngo twamamaze inkuru nziza y'agakiza ka Yesu Kristo. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Uwiteka. Uraho neza mukozi w'Imana? Yego muraho namwe. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Yego. Nubwa kabiri tubanye kuri Imana Irahari TV. Reka ngusabe kugira ngo usohoze abakonzi bacu. Abakurikiye Imana Irahari TV ndabasuhuje. Ubu nubwa kabiri tugiye kubana namwe, kandi abantu bagiye gukurikira buno butumwa Imana ibishimire, ibaha umugisha, ibubake kandi ikemura ibibazo byo mu mutima n'ibindi byose biraho bigaragara n'ibitagaragara. Yego. Reka tukwakire udusengera Imana. Mana isumba byose, wowe waremye ijuru n'isi, wowe nyir'ubuntu budashira, nyir'imbabazi, tubonetse imbere yawe muri kano kanya, kandi tuje kuvuga ibyawe byose byaremwe nawe, kandi ubutumwa tugiye kuvuga ni wowe wabwejeje urabutunganya, weza nabo kubuvuga. Nyemerera rero bigira icyo bimarira ababyumva, ndetse nanjye ubuvuga bigira icyo bimarira, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane. Iyo umaze kudushyira imbere y'Imana, twifuza ko wahita ujya imbere ukatugezaho icyo Imana yagutumye kutugezaho, niba hari ikibazo yenda akenshi tukibaza nyuma. Uyu munsi ndi kumva mfashwa n'indirimbo ya 69 mu gushimisha Imana. Ni indirimbo ivuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, abarembejwe bakayireba bagakira. Nyuma yaho rero ni message numva nshaka gutambutsa Imana yampaye, ariko kadufatanye uyu muririmbyi arimo aramfasha cyane. Nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, abarembejwe bakayireba bagakira, uburibwe bakaba bazima, kubw'imbabazi z'Uwiteka, niko na Yesu yatumanikiwe ku musaraba kera, tumurebe tumwiringire. Niko na Yesu yatumanikiwe ku musaraba kera, tumurebe tumwiringire. Mutima ushavuye reba uwagupfiriye, reba Yesu wakumanikiwe. Munyabyaha umutumbira aragukiza ubu, umurebe urakira rwose. Reba wizere, kubabarirwa kwawe kuva igorogota,
Gogota, reba reba ku musaraba. Niki cyatumye umwana w'Imana babazwa, umva icyatumye abambwa ku giti, kandi cyatumye yambikwa ikamba ry'amahwa, ni ku bwawe n'ibyaha byawe. Reba wizere, dore urupfu n'urwe, naho imyandu ni yawe. Reba reba ku musaraba, naho wariruka icuza ukanababara, ntibyariho ibicumuro byawe. Dore impongano ikwiriye ibyaha wakoze, n'amaraso ya Yesu masa. Reba wizere, wizere uwakubambi warakurokora. Reba reba ku musaraba, yagukirishije ya mibyimba yagize, ni nawe gukiranuka kwawe. Yakubeshejeho wari uwo kurimbuka, wakira ubwo bugingo aguha. Reba wizere, Yesu ubwatagipfa tuzabanaho nawe. Reba reba ku musaraba. Amena. Amena. Imana ishimwe cyane. Ubu tugiye kureba ku musaraba, nk'uko umuririmbyi atubwiye ngo nubwo warira ukicuza ukanababara, ntabwo byariho ibyaha wakoze. Haleluya. Amina. Yesu akwiriye agaciro, Yesu akwiriye icyubahiro. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo atwaje igitugu za Nyabingi na Satani n'abadayimoni bari bari ku mpimbi z'imitima y'abantu bakurikiye kino kiganiro. Izi za Nyabingi zibyimbije ku ruhimbi rw'umutima wawe, wowe ukurikiye kino kiganiro, Imana irazimenesheje. Amen. Message rero tugiye gutambutsa message Imana yaduhaye kubwira abantu. Rero kubwo kutubaha umwuka wera w'urukundo, bakihitiramo ibibaryamisha aho bashaka ngo bakizwe n'imbaraga n'ubwenge byabo by'abantu, batazi icyihishe inyuma y'ibyo umuntu avuga nkawe. Kabiri, Imana yantumye ngo ibaruye amanyanga yose n'amatindi abantu bafite mu mitima, byose ibivumye uko byakabaye. Kuko agakiza kataturutse ku mubyizi umuntu yahaye Imana, ahubwo katurutse ku mubyizi Imana yahaye umuntu ngo akomeze kubaho. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice 16 umurongo wa 6. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Itangiriro ibice 8 umurongo wa 21. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe
Uwiteka aribwira ati sinzongera ukundi kuvuma ubutaka kubw'abantu, kuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze. Samweli wa kabiri ibice 16 umurongo wa 6 tugere 10 umurongo wa 11. Atera Dawidi amabuye n'abagaragu be n'abagaragu b'umwami Dawidi bose, kandi abantu bose n'abanyambaraga bose bari bamukikije iburyo n'ibumoso. Shimeyi aramutuka ati genda genda wa mwicanyi we wa kigoryi we. Abishayi mwene Seruya abaza umwami ati ariko ni iki gituma tureka iyo mbwa y'intumbi agatuka umwami databuja? Ndakwinginze reka nambuke muce igihanga. Umwami aravuga ati mpuriye he namwe yemwe bene Seruya? Arantuka kuko Uwiteka ari we wamubwiye ati tuka Dawidi. None ninde wabasha kumubuza? Ati ariko ibyo ubitewe n'iki? Maze Dawidi abwira Abishayi n'abagaragu be bose ati murareba uko umuhungu wanjye nibyariye agenza ubugingo bwanjye. Mbese uwo Mubenyamini ntiyarushaho? Nuko nimumureke yitukire kuko Uwiteka yabimutegetse. Message rero irakomeje. Uwiteka yantumye kubwira abantu yuko bijya bibaho ko gukiranuka k'umuntu gucishwa bugufi bitewe n'impamvu z'Imana ikirisha ubwenge bwayo bwinshi kugira ngo haboneke gukiranuka kw'Imana. Uwiteka yavuze ngo abantu bahanagureho inkweto za mbere z'umubiri haboneka inkweto za kabiri z'umwuka wera udatwazanya igitugu nk'uko abantu babikora. Abantu musengere kugira urukundo, kuko akanwa k'umuntu si cyiza kubw'igihe abantu bakwiriye kumvira ukuri. Iyo niyo message nahawe. Ngira ngo tugire n'icyo tuvuga ku ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana rirashingira ku rukundo. Ni nayo mpamvu Imana yaduhaye amagambo dusomye cyane mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Dawidi nk'umwami atukwa na Shimeyi, ariko Dawidi abasha korohera uwamutukaga. Ni ukuvuga ngo rero rwa rukundo rw'Imana ruratugaragariza yuko umukiranutsi cyangwa se umuntu wakiriye Kristo cyangwa se umuntu uzi icyo gukora ari ukwiriye gucira bugufi umuntu utazi icyo gukora. Ni ukuvuga ngo hano Dawidi yagabanyije ibyago byari kugwira igihugu. Aleluya. Amina. Yagabanyije ibyago byari kugwira sosiyete, agabanya ibyago byari kugwira abantu hagapfa benshi, we aroroha kuko yari afite iyerekwa, yari afite ihishurirwa. Bivuze ngo si uko Dawidi atari afite ingabo, yari afite ingabo, yari afite n'abamurwanirira. Ariko umuntu yaba mubi cyangwa mwiza, burya umuntu uwo ari we wese mu ruhande rwagira abafana. Yego. Ushobora kuba uri mubi ukagira abafana ndetse benshi barenze n'umuntu mwiza akaba yagira ndetse abafana bake. Ariko Dawidi nk'umuntu warebaga kure yagabanyije ibyago byari kubaho, aroroha kuko Dawidi gukiranuka kwe kwari kwaraturutse ku Mana. Ni nayo mpamvu Dawidi ajya kwimikwa, ijambo ryaje ribwira Samweli ngo nabonye umuntu ufite umutima nk'uwo nishimira. Ni wa mutima rero wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu ntabwo wishama,
ntabwo ukunda ibyawo ahubwo ukunda iby'Imana, ntabwo ukunda ibibi ukunda ibyiza, wihanganira byose, ubabarira byose, ntiwishimira ikibi ku wundi. Yakabaye abwiye abamukikije bati mufate kariya gahungu, ariko siko byagenze. Imana idufashe cyane tujye tugira iyerekwa bitewe n'igihe turimo, kuko urabona Dawidi mu gihe cya mbere, Dawidi tumufata nk'umuntu nawe utoroshye. Mu gihe cya Goliyati, Dawidi urabona ukuntu yahagaze imbere ya Goliyati akabwira Goliyati ngo wanteranye icumu n'uducumu, ariko njyewe ndagutera mu izina ry'Uwiteka, Uwiteka arakungabiza ngo uce igihanga, we Mufilisitiya we utarakebwe. Ariko urabona ko uko urugamba rugenda ruhindura isura, Dawidi agira iyerekwa, akamenya atera ari kurwaniraho iyo ariyo, akamenya igihe ahagazemo icyo ari cyo. Ntabwo tere yari ahagazemo kiriya gihe cya Goliyati ariyo tere yari ahagazemo kino gihe amaze kuba umwami. Imana ishimwe cyane. Urukundo rero rugabanya ibyago byagwirira igihugu, urukundo rugabanya ibyago byagwirira sosiyete, urukundo rugabanya ibyago byagwirira umuryango wanjye, byagwirira umuryango wawe. Ariko kandi Imana ibifite uko iri bubigenze, igatabara, kuko haba habayeho gutegereza Imana ngo abe ariyo iturwanirira. Buri muntu wese rero iyo tugeze mu by'umwuka, umwuka w'Imana ntiyemera ko turwana nk'abantu. Umwuka w'Imana ashaka yuko turwana nka Kristo Yesu. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Birasaba rero yuko tubabarira abanzi bacu, birasaba ko tubabarira ababisha bacu, birasaba ko tubana n'abantu bose amahoro. Birasaba yuko nimba njyewe nkijijwe, nimba nkiranuka, ni njyewe usabwa gukora ibyiza, ntabwo udakijijwe ari we urakora ibyiza. Njyewe uvuga ko nkijijwe ni njyewe uragaragaza ibyiza nkora, kugira ngo ka gakiza k'Imana, kugira ngo bwa buntu bw'Imana butaza kuba ubuntu bw'amahane, n'agakiza kakaba akamahane. Imana ishimwe cyane. Indaro za sekibi mu mitima y'abantu Imana irazivumye niko imbwiye. Hari indaro za sekibi ziri mu mitima y'abantu, noneho ibyo bigatera imitima kudacishwa bugufi, nyamara imbere bari bategereje kubona ibyiza ntibabibone. Abantu tukamera nk'abirwanirira. Kubera iki? Satani buriya nawe ni umuhanga. Iri jambo tuvuga nawe aribamo, iyi Bibiliya dusoma nawe arayisoma, aya materaniro tubamo ayabamo, kandi ntazavuga ngo nge ndi Satani, ahubwo abafite tekinike zose n'ibyanditswe byose arabizi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridashingiye ku rukundo iryo ntiryemerwa n'Imana. Icyakora umuntu ashobora kuryemera nkawe, ariko Imana ntabwo yaryemera, kuko Imana ntiyavuguruza agaciro ka Yesu Kristo wabambwe ngo nanone haduka ivugabutumwa ry'amahane, haduka ivugabutumwa ryo guhangana, ry'ubwicanyi, ryo gusenyagurana, ritarimo imbabazi, ritarimo ubuntu bw'Imana, ritarimo koroshya, ngo iryo vugabutumwa ribe irivuye ku Mana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ndumva mbwirwa gutangaza ngo nimwere imbuto zikwiriye abihari. Ndumva mbwirwa ngo abari mu gice cy'amajyaruguru nimwere imbuto zikwiriye abihari. Imana ishimwe cyane. Abantu muri mu gice cy'amajyaruguru y'u Rwanda, Imana irimo iravugana namwe ngo nimwere imbuto zikwiriye abihannye, kuko ni mwebwe muri ku isonga ry'abantu bashobora kwera imbuto nziza bikamanuka bijya mu majyepfo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Iranka Jehova ryimitse umupasitori ku ruhimbi. Iranka Jehova
ryimitse umupasitori, bivuze ngo nawe waba umupasitori Amina. kubera umwuka wera yagutashyemo. Bivuze ngo wowe aho uhagaze hose waba umupasitori w'ubuzima bwawe, waba umupasitori w'urugo rwawe, waba umupasitori w'ubugingo bwawe, waba umupasitori mu bo mugendana. Gupasitoringa nta kindi ni uko umwuka wera yagusanze. Niba umwuka wera yagusanze, abo muri kumwe wabagirira umumaro, abo muri kumwe wabarinda kurimbuka, Yego. abo muri kumwe wabayobora. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Kandi numvishe mbwirwa ngo tuvuzweho n'Imana abantu bari hafi na kure. Yego. Tuvuzweho n'Imana. Imana ibabariye abari kujya impaka, ariko ikavuga ngo nibave mu by'impaka kugira ngo Uwiteka abigishe. Uwiteka arimo aravuga ngo akoze ibyajyaga gukorwa, ariko abantu bagahura na munanize. Imana ishimwe kwizi munanize zikuweho kandi ziri fashe cyane. Amina. Imana iri kuvuga ngo itabiriye abantu kuko abantu gutabira byari byarabananiye. Imana ishimwe. Amen. Ikoze deliverance imitima y'abantu. Hari icyo ikuyeho, hari inzahuki ikuye mu buzahuki. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana irashaka ko tubabarirana. Imana irashaka ko twuzuzanya. Imana irashaka ko duhugurana tukavumurana. Imana irashaka yuko umurwa wera wo mu mutima urimbishwa n'umwuka wera. Imana ishaka yuko abatera inkunga ubu butumwa bwiza batera inkunga ubutumwa bwiza, ariko babigiriye Imana batabigiriye abantu. Yego. Imana ishimwe. Amen. Kuko Imana iri kumbwira ngo umuntu yitwa ko yateye inkunga ubutumwa bwiza, ejo akarwanya icyo yateye inkunga. Kubera iki? Ni ukubera yuko haba hariho kumera nk'aho ari umuntu utewe inkunga atari Imana, ariko kandi cya kintu gitewe inkunga ugasanga uwagiteye inkunga n'ubundi asubiye inyuma aragishenya. Kubera iki? Kubera rwa rukundo rudahari kandi rudahagije. Ni Imana ibabarira ibyaha, ni Imana yatunyuzeho twigaragura mu ivata. Iravuga ngo tubeho nubwo turi mu ivata ryacu. Muri uko kubaho rero Imana irashaka ngo nawe ubabarire nk'uko yakubabariye. Imana irashaka ngo wihanganire mugenzi wawe nk'uko nawe yakwihanganiye. Imana irashaka ngo utuze umutima, uhagarare mu cyuho cya bagenzi bawe, kuko Imana ni Imana itanga umutima mwiza, kandi wa mutima mwiza itanga ishaka kuwusaranganya muri benshi. Bivuze ngo umutima wawe nka Pascal, Imana ishaka kuwusaranganya mu bantu benshi. Kuko wowe umwe Pascal, Imana igufite ikaba yarakwiyubakiye nk'inyubako yayo. Imana ibasha kuguhamya mu bantu igihumbi idashingiye ibyo babantu igihumbi bakora. Yego. Ahubwo igashingira ko hari umuntu yubatse muri babantu igihumbi uzagiramo umumaro. Yego. Ni nayo mpamvu kuva kera ntago Imana yahamagaye abantu twese icyarimwe. Buke buke Imana igenda ihamagara abakizwa, buke buke buri saha buri munsi, ariko Imana ihamagara umwe. Mbere twavuze ku bya Dawidi yamuhamagaye nk'umwe w'umumaro mu Bisirayeli bose. Ihamagara Gidiyoni w'umumaro mu Bisirayeli bose. Igihe gishyitse gisohoye ihamagara Kristo. Yego. Kristo aba uw'umumaro mu isi yose. Kristo rero nawe yagiye ahamagara. Yahamagaye Petero, ariko Petero ntago yari wenyine, yari kumwe n'abandi bantu. Ariko muri abo bantu ahamagaramo nka batatu. Yego. Arabubaka kuko yari azi uko abubatse. Yego. Natwe dukeneye kubakwa n'Imana kugira ngo tube ab'umumaro mu bandi benshi. Iyo twubatswe n'Imana rero nta kibazo Imana ibifite, ahubwo Imana igira ikibazo iyo twebwe twishatsemo ibyacu. Bya bindi byacu nta mbaraga bigira byatuma bihagarara mu mugambi w'Imana. Ahubwo Imana
idufata nk'inyubako zayo. yego ubu uri inyubako y'Imana, Amen. nanjye ndi inyubako y'Imana. Amen. abari gukurikira kino kiganiro ku bw'aya magambo baraba inyubako z'Imana. ni ukuvuga ngo igihari ni ukwizera Imana tukayiringira, Imana ikatugeza ku rwego rwayishaka, tukaba abatabarana, ntituba abasenyagurana, tukaba abubakana, ntituba abavumana, ahubwo tuba abahumanurana. Amen. Pasikara mpumanure, nanjye muhumanure. Yego, haleluya. abari kuri iyi kamera bampumanure, nanjye mbahumanure. mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen. ibyishimo bya Pascal bibe ibyishimo byanjye, ibyishimo bya Ernest bibe ibyishimo bya Pascal. abakurikiye kino kiganiro, ngewe nitwa Nzabahimana Ernest. ndi umugabo rero ushima Imana kandi wumva akorewemo n'Imana mu bikorwa by'urukundo, kugira ngo tuvuge ubutumwa buri mu rukundo, duhanurire mu rukundo, dusengerane mu rukundo. nubwo abari kuri kamera baba bakurikiye ubutumwa bwiza kugira ngo bigire icyo bibamarira, ntibivuze yuko nabo badafite icyo bakora. ndetse kubera yuko twese turi abantu, niko Bibiliya ivuga. aho kugira ngo umuntu asenye mugenzi we, ukanyura mu gikari ukavuga ati hari akantu numvishe ndifuza ko kakosoka ntikameze neza. ibyo ni ibintu Imana ishima. ariko kujya hariya tugasebanya tugasenyagurana, ntabwo ibyo bintu Imana ibishima. ngewe nemera ko ugiye hirya ukasaba nimero yanjye, ukampamagara ukambwira ati hari akantu kanyuzemo katari keza, numva unyubatse cyane. ubutaha nza ibintu bimeze neza, nanjye mvuga ngo reka ndusheho gushyira ibintu ku murongo neza, kubera yuko hari bagenzi banjye turi kumwe barushaho kunyubaka, nanjye nkabubaka. Imana idufashe. Amen. rero wowe wari ukurikiye kino kiganiro, babarira umuntu wese wagucumuje. tugiye gusenga, ariko babarira umuntu wagucumuje, babarira umuntu wakubabaje. emerera Kristo wo ku musaraba. twamaze kuririmba indirimbo yo mu gitabo, mu ndirimbo ya 69, indirimbo zo gushimisha Imana, ngo naho warira ukicuza ukanababara ntibyariha ibicumuro byawe. twakire Yesu Kristo, niwe udukiza, niwe utubohora, niwe utubabarira. imbaraga z'umwicanyi turazirwanije, imbaraga za Satani turazirwanije, amateka abantu banyuzemo turayarenze. twakiriye amateka mashya, kuko ku musaraba ntihakiriho kwitura inabi abayitugiriye, ahubwo nyuma yo ku musaraba Yesu azutse, hariho ko ibintu bigomba guhinduka bishya mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. Le bonne chance, merci beaucoup Jehova El Shaddai. amarenga y'abahanuzi sa kanwa kabi, ahubwo buri muntu wese akwiriye kugira icyo abwirwa n'Imana mu mutima imbere. revolution y'abadayimoni ndayivumye, revolution ya Satani ndayivumye, intego abadayimoni bari bafite ku gihugu ndayivumye, intego Satani yari afite ku gihugu ndayivumye. umucyo w'Imana numanuke, baraga z'Imana nizimanuke, babazi z'Imana nizimanuke, amarenzaho yose mu izina rya Yesu ku gihugu ndayavumye. iterambere ryose rya buri muntu wese niribe mu mwuka wera, iterambere ry'abahanuzi niribe mu mwuka wera, iterambere ry'abanyarwanda niribe mu mwuka wera. ejo hanone ejo h'abanyarwanda habe heza mu izina rya Yesu. umurungi wese wari mu gihugu turasenyura ibikorwa byose by'abarungi mu izina rya Yesu. turatura gushima Imana kw'abanyarwanda, turatura kubohoka kw'abanyarwanda, turasengera igihugu, turasengera abanyarwanda, turasengera abatuye isi, turasengera abari London, turasengera abari muri Espagne,
turasengera abari South Africa, turasengera abari muri Amerika, turasengera abari muri Canada, turasengera abari Burundi, turasengera abari Tanzania, turasengera abahanuzi bari mu Rwanda, turasengera abavuga butumwa bari mu Rwanda, turasengera le bonne chance. Merci beaucoup. Imana y'icyubahiro, uhaye ubwenge abahanuzi, uhaye ubwenge abavuga butumwa, uhaye ubwenge abapastori, uhaye ubwenge abantu bafite gushakashaka Imana kugira ngo batagwa mu ruzi barwita ikiziba. Mu izina rya Yesu urakoze Mana, turagushimiye, utanga umugisha ku bantu bari bakurikiye kino kiganiro mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Iyi ni Imana ivuganye natwe, ni ubutumwa bungeze ku mutima ndetse n'abandi bose bari bagukurikiye. Uyu munsi mfite amakuru ndetse amwe narayiboneye, hari benshi baguhungiyeho, urabasengera. Hari n'abandi Imana yagiye gukoresha mu bintu bikomeye cyane. Uyu munsi hari wakwifuza kuvugana nawe, wakwifuza ko wamusengera, ndagira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Murakoze. Guhungira ku Mana bigira umumaro mwinshi cyane. Nimero ya telefone 0781547212, 0781547212. Imana iduhana umugisha. Amen. Urakoze cyane wewe warodukurikiye. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe, share kandi wandike comment yenda y'ibindi twazaganiraho ubutaha, kuko nicyo comment, umwanya wa comment nicyo uberaho, kwandikamo bitameze neza cyangwa se kwandika iyindi topic twazaganiraho ubutaha. Cyane ko uyu mukozi w'Imana tuzagirana ibiganiro byinshi byubaka ijuru, byubaka ubwami bw'Imana, ibiganiro byinshi bikosora cyangwa se bihumanura ibyo twakoze bihumanye, cyangwa se bikosora ibyo twakoze birimo amakosa, kugira ngo ibintu byose bikunde kugenda neza cyane. Yesu atari yaza, urupfu rwaza, kandi urupfu rutaraza Yesu yaza. Ibyo rero bigutere kwanga icyaha n'igisa nacyo, wiringiye kuzaragwa ubwami bw'Imana. Shalom.